Igitondo cyiza abavandimwe mwese ndabasuhuje nanone mu izina rya Yesu Kristo mwese aho muri mu bihugu bitandukanye. Imana ibagire neza kandi ibahe umugisha. Tudatinze ndagira ngo dushimire Imana mbere yuko twumva ijambo ry'uyu munsi. Uyishimire ko iguhaye umwuka w'abazima, ikongereye umunsi. Ni ikintu gikomeye niba Imana ibasha kuguha guhumeka. Muvandimwe, ndagusubizamwo imbaraga muri uyu mwanya. Nibyo biguhangayikishije, ibifiteho ijambo rya nyuma. Ifite ijambo rya nyuma kuri icyo kikugoye. Tangira witoze kuyishima. Ibyo bizatuma n'ibyo bikuremereye Uwiteka bihindura ubusa imbere yawe. Ndagira ngo rero uzamure ijwi dufatanye aho ngaho uri uyishimire. Mwami, turagushimiye kandi tuguhaye icyubahiro. Urakoze, izina ryawe nirishirwe hejuru. Turaha agaciro ibyo dukorera, turaha agaciro ibintu bitangaje ubwacu ugenda udukorera, ibyo tureba n'ibyo tutareba. Tuzi ko uri mu ruhande rwacu, tuzi ko hari imitego myinshi ukuri imbere yacu tutabasha kubona. Niyo mpamvu duhisemo kugushima. Urakoze, reka wongere utuganirize binyuze mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe ryongere rihinduke rizima mu mitima yacu. Ubuzima bwacu buhindurwe n'ijambo ryawe. Ni byinshi twumvishe, ariko dukeneye ko twumva ijambo ryawe kugira ngo rihinduke ubuzima muri twe. Izina ryawe rishirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Twatangiye inyigisho zivuga ku kugendana n'Imana. Twabonye ko hari abantu muri iyi si twifuza kugendana nabo, bageze ku bikomeye tutarageraho, tukagera naho tubahindura icyitegererezo ku buzima bwacu. Ibyo ntabwo ari bibi, ariko umwana w'umuntu agira ahantu agarukira, agira ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye. Ariko Imana ishoboye byose, umwami wacu Yesu Kristo azakugeza aho udashobora kwigeza, kuko we nta mipaka agira. Bibiliya avuga mu Befeso 3:20 ngo abasha gukora ibiruta ibyo usaba ndetse n'ibyo wibwira. Ukeneye rero kugendana n'uyu mwami. Twasomye icyanditswe kiri mu Kuva ibice 33 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14. Twasanga amagambo meza. Mose abwira Imana ngo nitutagendana ntacyo nza kuba mvuze, ntacyo ndi bushobore. Nshobora kuba intoza nkavuga, ariko utarimo mu magambo ndavuga ntacyo bizamara. Muvandimwe, ibyo ukora, ibyo uvuga, imishinga ufite, niba hatari mu Imana, ndakubwiza ukuri nta na kimwe uzageraho. Ukeneye Imana mu bintu urimo, ukeneye Imana mu mishinga yawe, mu buzima bwawe. Mose aribwira ati nitutagendana ntudukure inaha, kuko yari amaze guhishurirwa icyo kugendana n'Imana kivuze. Tugiye kurebera hamwe ingingo zitandukanye cyangwa se intambwe zitandukanye zagufasha kugendana n'Imana. Uyu munsi turarebera hamwe intambwe ya mbere ivuga kumenya Imana mugendana, kuyimenya, kuyihishurirwa, kuyisobanukirwa birenze ibyo mugenzi wawe yakubwira, birenze ibyaho usengera, birenze ibyo umuyobozi wawe mu buryo bw'iyobokamana yakubwira, ukayimenya ku giti cyawe. Muri Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 32 harabisobanura neza. Haravuga ngo abantu bazi Imana yabo, umuntu uzi Imana ye, ngo bazakomera, ngo nibamara gukomera ngo bazakora iby'ubutware. Umuntu wamenye Imana ye, ikimuranga cya mbere ni ugukomera mu bikomeye, ni ugukomera mu bimuhangayikishije, ni uguhabwa imbaraga mu biteye ubwoba, ni ugusanga aseka kandi nta bisekeje arimo kunyuramo kuko yarayimenye, ni ugusanga afite umutuzo kandi ari mu bintu bitamwemerera kugira umutuzo.
ni ugusinzira hagati mu bibazo, ni ugutuza. Nta kintu na kimwe kimuha gutuza afite, kuko yayimenye ngo azakomera. Kandi ngo namara gukomera ngo hari ibintu azakora byitwa iby'ubutwari. Nubwo yoroheje ariko azakora ibikomeye kubera ko yayisobanukiwe, yayimenye. Ukeneye rero, dukeneye kumenya Imana yacu bwite. Ntushobora kugendana n'umuntu no mu buzima busanzwe bw'isi kugira ngo ugerane kure n'umuntu nuko mumenyana, muribwirana akakumenya, bikarenga no kwibwirana akagusobanukirwa. Ibyo bituma uwo muntu mugerana kure kandi mukagera ku bikomeye kuko muraziranye. Ikimenyetso cyose akoze urakimenya icyo ashatse kuvuga. Niko rero n'Imana dukeneye kuyimenya kugira ngo nibabara tubabare, ibiyibabaza tubireke, ibiyishimisha tubikore kuko twayimenye. Ibyo urabikeneye muvandimwe, ko kugendana n'Imana ugomba kubanza kuyimenya. Ku murongo wa 13 w'iki gice cyo mu Kuva ibice 33, Mose yabwiye Imana ngo koko niba nkugiriyeho umugisha, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, hanyuma ninkumenya ngo ndusheho kukugiraho umugisha. Yari abizi neza ko kuyimenya ariyo shingiro yo kugendana nayo. Haleluya. Ndagira ngo dusoreze kuri iki cyanditswe kiri mu Baroma ibice byaho 10. Abaroma ibice 10 ni isengesho Paulo yasengeye Abisiraheli. Aravuga ngo bene data, iby'umutima wanjye ngo wifuza nibyo nsabira Abisiraheli ku Mana, ngo ni ukugira ngo bakizwe. Murongo wa 2, ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana, ngo ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo batari bazi, batari bwamenye, batari bwasobanukirwe gukiranuka kw'Imana icyo ari cyo, ngo bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo, inzira zabo, uburyo bwabo. Burya iyo utazi Imana nyamana, Imana yawe, hari ukuntu uhimba yawe, hari ukuntu uhimba uburyo bwawe, hari ukuntu uhimba uburyo bwawe bwo gukizwa, ukabushira ku murongo ati nzajya nkora gutya. Nabo niko wabigenje, ngo ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, ntibigeze bagerageza bakenera no kwimenya, ngo bahise bihangira ukwabo. Uyu munsi ndagira ngo tuve mu kwihangira, tumenye gukiranuka kw'Imana kwabonetse, ari we Kristo. Bibiliya iravuga ngo Kristo niwe amategeko ngo asohoreraho, ngo niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Umurongo wa 2 ndiko bavuga, aravuga ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi ngo niwe uhesha uwizera wese gukizwa. Imana ishimwe cyane. Imana yakunze abari mu isi cyane, yohereza Kristo kugira ngo umwizera ngo atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ukeneye kumenya urukundo rw'Imana, uburebure bw'urukundo rwayo, ubugari bw'imbabazi zayo ku buzima bwawe, kugira ngo uhitemo kugendana nayo. Ukeneye kumenya ibi. Uwiteka guhishurira aho uri, ko kumenya Imana si amashuri, si ubwenge bwo mu isi, ni uguhishurirwa guturuka kuri yo. Ubuntu bwayo bukubeho muri iki gitondo, muri iyi saha, aho ngaho uri muri icyo gihugu, aho ngaho uri muri uwo muryango, muri ako kazi, muri ubwo buzima. Icyo ukeneye kiruta ibindi, inkunga ikomeye umuntu yakoherereza aho ngaho uri, ni Imana. Wowe ni Imana muruzuye. Nuyihishurirwa uzagera kuri byinshi. Bibiliya iravuga ngo azitwa Emmanuel, Imana hamwe mu bantu. Numuhishurira ukamumenya, uraza gutsinda ibiguhagurukiye, uraza gutsinda ibiguhangayikishije n'ibiguteye ubwoba. Iyi ngingo ni ingingo ikomeye dusorejeho uyu munsi. Nsaba Mwuka Wera kugira ngo ahishurire buri muntu wese ibirenze ibyo tuvuze. Mwuka w'Imana guhishurire, umenye Imana, uhishurire Imana, hanyuma ejo hazaza hawe hazaba heza. Imbaraga z'Imana zibane nawe. Turashoje, ndagira ngo dusenge, ubwire Imana ngo Mana, nkeneye kukumenya. Aba ari cyo cyifuzo uyu munsi kiba ku buzima bwawe. Mishurire imbabazi zawe, mishurire urukundo rwawe, urinde kugira ngo tugendane. Imana iguhe umugisha. Mana, turagushimiye, ntanze ijambo ryawe
uriherekeshe ibimenyetso n'ibitangaza, rihinduka imbuto itabora kandi igwe mu butaka bwiza ariyo mitima yacu, kugira ngo rihindure abantu batandukanye, abasore, abakobwa, abamama, abapapa, buri wese ahantu ari, iri jambo Imana uryagure, kugira ngo tugendane nawe tukuzi, utuzi, amateka yacu ahinduke meza muri iyi si, icyuho kibi cyawe, ishimwe rikugarukire mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu, amen. Uwiteka abahe umugisha kandi abagire neza aho muri hose. Shalom.